Studio ya Paru Productions ifatanyije na Dream Day Studio ibazaniye Paru n'inshuti ze. Ushobora kuzi ko Kigali henze gusa Paru abizi kukurusha. Paru ntabwo ndibasha kugura urukundo, amakimbirane, just trying to help a friend. ubushuti, Ntekereza Miss Jojo yagarutse mu muziki tugakora tukabyina remix. Ntekereza ese bahavuga ko afite impanga. urwenya, Umwana wacu Brian. Really? Yeah, bahita The Little Pussy. What? Oh, les poussées. Oh yeah. That's what I say, man. gucikwa na Paru n'inshuti ze ntuzibabarira. None ndashaka kubona turi kumumukora. They will surprise you. Damn right she was supposed. Okay. Paru n'inshuti ze. Yes, reka mbahe ikaze rero mwese mukurikiye 10 Tonight cyane mwese mukunda TV10, mwese mukunda amakuru ya sinema, mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye yaba bakunda TV10, yaba bakunda 10 Tonight ndetse n'abakunda amakuru ya sinema by'umwihariko. Je rero ndi Paru muri studio ubagezaho amakuru ya sinema nk'ibisanzwe. Iyo mumaze kumvira nangamita mumenya ko twinjiye mu makuru ya sinema, ko Paru yageze muri studio. Uyu munsi rero turi buze kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amafilime amwe namwe mashyashya ari kugenda sohoka, yaba y'abanyarwanda ndetse na yo hanze y'u Rwanda. Turi bugende tugaruka cyane ku makimbirane ari kuba ku mafilime amwe namwe twagiye tureba cyangwa se twagiye dukunda. Turi buze kuba dufite n'umutumirwa uri buze kudufasha kumva neza impamvu wenda nk'ayo mafilime ari kugenda agira amakimbirane, impamvu yabyo. Hari n'amafilime menshi turi kugenda dukunda ariko none ari kugenda ateza ikimeze nk'urujijo, nawe nabwo ari buze kudufasha kumva impamvu izo filime ziri gukorwa muri ubwo buryo. Turi buze kumwakira mu kanya, gusa mbere yuko giye nkomeza n'amakuru yanjye reka mbanze mbereke filime cyangwa se trailer ya filime yitwa The Addams. Ni filime ya animation The Addams Family. Turagaruka mu kanya dukomeza n'amakuru ya sinema. Hey, you kids, it's dinner time. Dinner time, my favorite nighttime meal. Ow! 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 Why does nobody come in through the front door? Dearest mother and father, we will not be attending this evening's ritual mastication. What? They're both growing up so fast. They wouldn't be caught dead with their parents. Wait a minute. What? I've got it, Tish. It's hideous. It's monstrous. It's the old Addams camper. Time for some family bonding. What? Huh? We are going on a road trip. This is cruel, even for you. Let's roll! This trip will bring the Addams closer than ever before. Let's make some memories. It's just us and the wonderful sound of silence. Now that's grand. Here he is! The depths of the sea, back to the black Snoop Doggy Dogg monkey and the It's good to see you, my bewhiskered cousin. I still don't understand a word that guy says. Where's Kitty? He and it hit the catnip pretty hard last night.
Yes, iyo rero yari The Addams Family, ni filime ya animation abantu benshi bakunze. Iyi ni igice cyayo cya kabiri kizasohoka mu ntangiriro z'ukwa 10. Abantu rero benshi bakunze wenda igice cyayo cya mbere, cyangwa se wowe utarayireba wenda ushobora kuba ubonye ico ukabona irashimishije, wagenda ugashaka igice cyayo cya mbere ubundi ukakireba mu gihe utegereje igice cya kabiri. Tugiye rero mu makuru yacu, wenda turi buze kongera kugaruka kuri filime ziri gusohoka hano mu Rwanda. Tubafitiye filime yitwa Evil Night turi buze kuyiganiraho, wenda turi buze no kubereka trailer yayo. Tubafitiye n'izindi filime nyinshi ziri kugenda zisohoka, ariko reka wenda mbanze tujye ku makuru amwe namwe ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Duhereye ku makuru y'uwo bita Dave Bautista akaba ari umukinnyi wa filime, ariko watangiriye muri catch cyangwa se muri wrestling mu cyo bita mu ruganda rwa WWE, cyangwa se akaba yarakinaga mbese abo twitaga bakaceri kera, sinzi niba n'ubu ngo ariko abantu bakibita. So uyu mugabo rero akaba anakina filime, anamaze kumenyekana cyane mu filime menshi y'abanyamerika, harimo nka My Spy, harimo The Avengers, harimo ndetse na The Guardian of the Galaxy. Uyu mugabo ndetse akaba uyu munsi yaramaze gushutinga amasene ye azagaragara cyangwa se azamugaragaza muri filime yitwa Thor Love and Thunder. Ni filime irimo irakorwa muri iyi minsi, cyangwa se iri mu ikorwa rya Australia. Akaba we rero yararangije gushutinga amasene ye yose azamugaragaza muri iyi filime ya Thor Love and Thunder, ubwo ni Thor ya 4, ariko akaba ateganyije cyangwa se ari hafi kongera gushutinga filime mwamumenyemo cyane ya The Guardian of the Galaxy. The Guardian of the Galaxy ni filime nayo ya Marvel cyangwa se ya Marvel, ni igice twakwita nka spin-off ya Marvel, ariko bagenda bahuriza hamwe muri filime twita cyangwa se abenshi bakunze kumenya ku izina rya Avengers. Uyu mugabo rero akaba yatangaje ko nyuma yuko amaze gushutinga filime ya The Guardian of the Galaxy, no vuga ngo ni igice cyayo cya gatatu, iteganyije kuzatangira muri uku kwa 10 ikaba yarangira mu kwa 4 ku mwaka utaha. Ubwo no vuga ngo ni production process, igihe cyo gushutinga mese kizatangira mu kwa 10 kugera mu kwa 4 ku mwaka utaha. Mu gihe cyaba nta gihindutse, we akavuga ko ariyo filime ye ya nyuma azaba akinnye nka Drax, cyangwa se nka character ye nyine asanzwe akina muri Guardian of the Galaxy. So bivuga ngo abantu bakunze rero Bautista muri Guardian of the Galaxy, cyangwa se abantu bakunze karakteri ya Drax, akaba avuga ko we namara gushutinga ya gatatu bizaba birangiye atazagaruka muri Guardian of the Galaxy, azasezera. Ndetse ubwo akavuga ko bishoboka ko ku bantu bakunze Drax nyine akavuga ngo ese ntago mbizi neza niba bazashaka undi muntu bakamukinisha ari Drax, cyangwa se bazafata cyangwa se iyo karakteri izahita ihagarara, atariko jewe nka Bautista imikino yanjye cyangwa se ibyo nzaba ndi gukora nka Drax bizaba bihagaze. Uyu mugabo rero yatanze impamvu zuko ari ubuzima bwe rusange, akavuga ati mfite imyaka 50 izaba irenga 50 ningahe icyo gihe, mu gihe tuzaba turangije gushutinga The Guardians of the Galaxy, nzaba mfite imyaka irenga 50 hafi kabaka gutyo nine. So akavuga ngo ibintu byo kwambara, kuko akina yambaye ubusa hejuru, akavuga ati ibintu byo kwambara rwose ubusa hejuru ku myaka yanjye 50 ningahe ugakina filime yose wambaye ubusa hejuru birarambiranye. Atariko si nicyo gusa, ati gendi kureba ku ishusho ngari ibyo twagomba gukora byose muri The Guardian of the Galaxy narabikoze, karakteri yanjye nayihaye ibyo nari mfite byose byo kwihereza. Igihe kirageze ko njya mu yandi mafilime, hakina na filime zoroshye zitari zo kurwana, kuko abantu baba bari kugenda basaza. Iyi statement tuyizi cyane kuri Jackie Chan, avuga ati iyo ngeze muri Amerika amafilime yose bankinisha aba ari filime zo kurwana, kandi ntago nkiri umusore nka kera, ntago nkibasha kurira amazu, ntago nkibasha gusimbuka amazu, ntago nkibasha gusimbuka imodoka. Ati muri Hong Kong cyangwa se mu Bushinwa, iyo ndi mu Bushinwa mfite amafilime menshi nkina ya romance, ari musical, nubwo wenda tutayamenye amenshi kubera ko abari mu Gishinwa kameme. Ariko akavuga ngo ngize imana nko muri Amerika bakankinisha nka La La Land, n'urugero filime ya La La Land ku bantu bayirebye, bakankinisha filime genre nka ziriya ntarwana, ibyo bintu byanshimisha. Na Bautista rero nawe aravuga ati iminsi yanjye ibyo nagomba gukora muri Guardian of the Galaxy byose narabitanze. Ndetse na director wabo wa Guardian of the Galaxy nawe akavuga ko ashaka ko nyuma ya Guardian of the Galaxy ya gatatu
ashaka kuzahita abirekera abandi akavuga ngo iya kane nimushaka kuyikora muzagende muyihereza abandi ba directors bayidirectinge nanjye ngende njye kudirecting izindi filime ziri mu yandi majare abantu batazamenyera muri filime imwe cyangwa se batazamenyera muri jare zimwe. Twirukanse rero wenda turahita tuvuga kuri Scarlett Johansson. Scarlett Johansson akaba ari umukinnyi umenyerewe cyane muri filime ya Marvel, n'ubundi amakuru menshi ari kugenda acicikana n'ubundi ari kuri izo filime za Marvel za Universal n'izindi filime ziri kugenda zisohoka. Niyo mpamvu mugenda mwumva amafilime cyangwa se amakuru menshi mwumva abashingiye kuri izo filime, kubera ko izindi ntabwo zigenda zitrendinga cyane ku buryo zakora amakuru ahagije yo kugira ngo abantu wenda bagarukeho. So uyu mugore rero Johansson akaba avuga ko agiye kurega Marvel ndetse yarangije kubikora, agiye kurega Disney kubera ko filime bakoranye Marvel na Disney barimo barayikorana. Filime iherutse gusohoka ya Black Widow ni filime ni spin-off ya Avengers cyangwa se ni spin-off ni cyo bita nka stand-off ya stand-alone, mumbabarire ni stand-alone kuri filime, kuri karakteri zigenda zigaragara muri Avengers. Uyu mugore akaba ari we mukinnyi mu bakinnyi bakeya, wenda ntago ari bose ariko mu bakinnyi bayoboye muri Avengers niwe mukinnyi wari usigaye udafite filime ya stand-alone yiwe wenyine. Abandi bose yaba Thor, yaba Captain America, yaba Iron Man, yaba Spider-Man, yaba meme n'uwaje ejo bundi bakamuhereza karakteri ya Captain Marvel, nawe yahise akorerwa filime ya stand-alone. Ariko uyu Scarlett Johansson akaba yaratangiranye na Iron Man ya kabiri, ariko kugera uyu munsi muri filime zose yaramaze gukina Iron Man kabiri, Iron Man gatatu, agakina no mu zindi filime za Avengers zose zagiye zigaragaramo, agaragara muri za Captain America n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye za Marvel. Yari atarakorerwa filime ya stand-alone. Ejo bundi rero nibwo filime ya stand-alone yiwe yasohotse nyine ya Black Widow, ariko bagirana amasezerano na Disney yuko iyi filime itazagurishwa on demand, itazagurishwa kuri platform za nakwita za murandasi cyangwa se biriya byo kubishyira ku mateleviziyo cyangwa iki. Aravuga ngo nshaka ko kubera ko bari basinyana amakontra yuko amafaranga azajya yinjiza nka executive producer azajya ava nkayo umukinnyi baramwishyura ukwe, ariko kubera ko ari na executive producer w'iyi filime avuga ko amafaranga yagomba kuzajya yinjiza kuri iyi filime ari amafaranga yagomba kuba yaravuye mu matike abantu bagiye bishyura mu masare. Ariko Disney yaje kubirengaho, filime ihita itangira kuyerekana ku mateleviziyo, itangira kuyigurisha ku mateleviziyo, itangira no kuyitanga kuri platform zigiye zitandukanye. Biza gutuma uyu mugore abarega aravuga ngo amafaranga muzinjiza kuri izi filime kandi nimara kugera ku mateleviziyo ntago abantu bazaba bakinjiye mu masare ko bazaba bararangije kuyireba, kandi amafaranga muzinjiza kuri iyo side yindi igiye kujya kuri televiziyo ndetse no ku zindi streaming platforms ntabwo ahagije ku buryo jewe nko executive producer nzabonamo amafaranga nifuzaga kubona. Arabarega rero abarega babwira ko bishe kontra yabo cyangwa se bishe kontra yiwe, ariko Marvel nayo iza noneho kubihuhura, nako Disney iza kubihuhura noneho ivuga ko iyi filime ariyo filime ya failinze muri filime zose za Marvel cyangwa se ubwo za Disney, nyine Disney yafashemo, kubera ko izindi filime zose za Marvel byibura iyacurujwe amafaranga makeya ubu ngubu yacurujwe muri miliyoni 900 gutyo. Yacurujwe amafaranga makeya miliyoni 900, hari wenda izishobora kuba zaragiye munsi yaho ariko zitari zarashyizwe amafaranga nk'ayashyizwe muri Black Widow. Bakavuga bati rero kugera uyu munsi niba tukirimo turakabaka tukiri mu mafaranga miliyoni 260 n'izindi nizo iyi filime imaze kwinjiza, kandi hakaba haciye hafi ibyumweru bitatu iyi filime isohotse. Filime zasohotse nyuma zikaba zimaze kugeza muri miliyoni 600 cyangwa se magana ngahe. Bakavuga bati ikigaragara nuko iyi filime itigeze igurishwa cyangwa se itigeze ikundwa, ariko abafana nabo bakabivuga bitandukanye bavuga ngo filime yarakunzwe ahubwo yasohotse mu gihe gitari cyiza, mu gihe nyine amasara atarimo arajyamo abantu benshi cyane. Ariko ibyo ngibyo Disney ikaba idashaka ko babigira urwitwazo, kubera ko icyo bo barebaho
na amafaranga ntago icyo bareba hari kuvuga ngo ese ngo filime ngo abantu barayikunze cyangwa ngo byagende gute niba barayikunze kabita ari kugurwa ni ikibazo. So iyi studio rero ya Disney ikaba yanarengejeho iravuga ngo mu mafaranga turi gushaka muri streaming platform cyangwa se ku mateleviziyo n'ahandi n'ubundi uzabonaho umushahara wawe nkuko twari twabyumvikanye atariko ibi ngibi bahita banatangaza amafaranga bamaze kumuha ariyo miliyoni 20 babitangaje. Noneho agence ya Scarlett Johansson ihita nayo ibijyamo iravuga ati muri kontra mufitanye ntago mwemerewe gutangaza umushahara w'abantu bari uburyo bari kwinjiza cyangwa se bari kugira gute, ibyo biri muri kontra ntago byemewe. Niba hari amafaranga mwamuhaye nk'umukinnyi wenda ibyo ngibyo Forbes igibishyira hanze kubera ko hari uburyo ikora ubushakashatsi bwayo cyangwa se nayo hari andi masezerano ibifitanye n'abandi bantu bakamenya ngo uyu yahembwa ya kuri iyi filime cyangwa uyu yahembwa kuri iyi filime, ariko noneho nka executive producer kuvuga ngo murimo muramuha amafaranga ya naya, ibyo ngibyo no kwica kontra kubera ko bari banabishyize muri kontra bavuga bati ibintu by'umushahara wanjye nka executive producer ntago nshaka ko bijya hanze. Uyu mukobwa rero akaba amaze kumera nyine nk'ushwana n'iyi studio ya Disney. Noneho tukaba turi kwibaza ese amaherezo araza kuba yahe, ese iyi filime bizarangira ikozwe wenda igice cyayo cya kabiri, ese nihakorwa indi Avengers uyu mukobwa azagarukamo ko batangiye gushwana. Ibi byose rero akaba ari urujijo twagiye tugira, ndetse ari urujijo wenda dushobora kuza kuganira n'umutumirwa wacu akaza kugira ibyinshi atubwiraho, akaza kugira nawe ibyo agenda dusobanura mu buhangange cyangwa se mu bumenyi afite muri sinema. Reka tubanze turebe aga trailer kamwe k'iyi video, turagaruka mu kanya twakira umutumirwa wacu. Oh, there they are. Ladies and gentlemen, the bride and groom-to-be, Emily and Marcus! What the hell is that? You son of a bitch! You said we were best friends! Yeah, it's like fucked up. What are you two doing here? Oh my God! Excuse me, this is a private event. Oh, it's cool. We know the bride and groom. We met these two animals down in Mexico. Why does the salt not taste salty? Oh, because it's cocaine. What? We actually brought it from home. Very, very easy if you ever want to try it. It's just a Ziploc and a full shampoo bottle. And it's so much more comfortable than when I had it in my ass. Okay, look, we just gotta contain it. It's only happening because you said see you later. I said it without meaning it like any decent person would. And somehow he's charming my dad. Hope you're comfortable letting him force him. As long as there's at least one girl involved. Everywhere they go, Fuck you, baby face little bitch! chaos happens. This weekend is all about you. Well, I like the sound of that. We do too. Jesus. Good evening, everyone. What is he doing up there? Marcus and I crossed paths in Mexico. Get to know each other intimately. This is the best wedding I've ever been to. Put that bottle on your head. Babe, he's not serious. We've been drinking. Count it! You hit the bottle this time! What the fuck? That was fucking awesome! Jackpot. The devil's dick. Most potent magic mushroom on earth. I ate it. Why? You told me to. I didn't say eat it. Man, everything you touch, turn into drugs. Yes, reka rero nongere mbaho ikaze uyu munsi noneho nicaranye n'umutumirwa wanjye abantu benshi wenda bashobora kuba bamuzi ku mazina agiye atandukanye. Ni umukinnyi afite n'ibindi, ni umukinnyi wa filime afite n'ibindi agenda akora muri sinema, wenda ashobora ari buze kubigarukaho wenda ibindi ndashobora kuba akora muri sinema, ariko ngewe mwintroducinze nk'umukinnyi ariko nk'umuntu nzi uzi unazi runo ruganda rwa sinema. Reka rero muhe ikaze, bamwita Joshua cyangwa se hari amazina menshi mushobora kuba mumuzi. Ikaze Joshua. Wakoze cyane Paru. Abandi bakuzi kuri Joshua, abandi bakuzi kuri Hassan, abandi bakuzi kuri James, abandi bakuzi kuri Padiri, abandi bakuzi kuri hajya moda bidese byawe. Amazina menshi n'abashobora kuba amazina y'ukuri yitwa Joshua Sibingabo.
nkuko wabivuze ntabwo umukinnyi filime ariko ndi na producer na director wa filime ndi mu Rwanda rwa sinema. Uyu munsi nakwifashishije wenda kugira ngo umfashe kumva bimwe mu bintu bimwe na bimwe wenda mbese dufasha abanyarwanda kumva bimwe mu bintu bimwe na bimwe bigenda biba mu ruganda rwa sinema yaba hano mu Rwanda yaba kugira ngo abantu bagenda bamenya iyo Uganda ibintu bigera muri iki gihugu abantu benshi bagenda bumva ibintu runaka cyane cyane kubera ko mu Uganda rwacu rwo mu Rwanda usanga tukirimo turacyari mu iterambere turacyari iterambere muri cyashakira wenda hari ahantu dushaka kugera ariko turacyahashakisha dushaka kugera turahazi ahubwo turacyubaka kugira ngo dushake uburyo tuhagera ntabwo ndishuye neza ko tuhazi kuko urebye uburyo dukoramo ntabwo bigaragara ko tuzi aho dushaka kugera ariko turacyari kubashaka kandi mbona bamaze kuhamenya aho bashaka kugera bamwe muri ntabwo twavugana n'abantu bamwe na bamwe n'ibindi bagikorera amaherere bamwe n'abandi muri sinema bagikora udufuti muri sinema ariko amafilime menshi ni kugenda mbona muri iyi minsi byibura urabona ko ari abantu bari kumva ibintu barimo barashaka kugira kwerekana ibintu byinshi wenda mbere yuko tugaruka muri byo dushaka kuganira reka tubanze kuri tuba gacura gatoya turakora agafilime gatoya gatoya n'ubu turagaruka nuko tuzamukiraho tuvuga n'ibindi byose dushaka kuvuga. kubera icyo usanga hari abantu bagira ngo bahawe uburenganzira na Nyagasani bwo gukora ibibi bagahora bakora ibibi bahemukira abandi hakaba n'abandi wagira ngo bavukiye gukorerwaho ibibi gusa. nta muntu n'umwe wemerewe gukora ikibi mu izina rya Nyagasani. umutima w'umwana wawe warakomeretse urinde intama yawe. It's a long story. we sinjya kumenyera mva ahubwo nkubaze ni ugutarambwira icyo wamugariye uramutse n'umuntu mwakundanye kera adafite amafaranga mugahora ubu ngubu yaragafasha wakwiyumva gute? bizi gute se ko nzabyara ari uzaba ari imfura yanjye? ubwo se ushatse kuvuga iki? ese wabonanye nawe mu ex wawe? harakomeye n'ubugome bwe bwakomeje gukura. Medi itegure Medi. Nilikuwa nahitaji unisaidie kuchukua hii product ya kwangu pale ngambo. Uyu ntajya husha kuri we diri bari diru. Tu peux tuer quelqu'un? Mama yake na mama kuwa mugaruke hano mu bikorwa bise nani Roshi mugire vuba muvanga kandi ntukanisha umutwe ko nureba nabi nzagukura kuri isi ngujyane kundi murungu. umukobwa namuzanye ndetse ko mubwiye icyo gukora ubu ngubu akazi karatangiye. Papa jemba mbona uriya mugore wawe atakigukunda kuva ryari ushinzwe gukora ibyo bintu ariko se wagiye tujye twita kuri bofari. ibi bintu nishoyemo zabivamo amahoro.
yes iyi filime bayita amateka si amateka ni na filime ugaragaramo nk'umukinnyi ni filime ngaragaramo nk'umukinnyi ariko nkaba narayikozeho na behind the scene too. Wow. So nuvuga ngo ufite ibindi wakoze. Mfite ibindi nakozeho bitari ugukina gusa. Ubwo nagira ngo tubanze twereke n'abadukurikiye ko tutababeshya. Tubanze tubereke ko uri icyamamare. Ntabwo nabyita gutyo ko ntabwo ndi icyamamare. Ndacyari mu nzira yo kuba icyamamare. Buriya kubera ko ntabwo ari filime yonyine wakinnye nuko wenda yariyo iheruka. Ntabwo ari filime yonyine wakinnye urumva kandi buriya iyo n'umuntu ugeze kuri set inshuro ya mbere ahita abona ibintu mu buryo butandukanye kurenza uko yabitekerezaga ataragera kuri set. Noneho umaze kugera ku maseti menshi cyane umaze no gutunganya amaseti menshi urumva nk'umudirector ubuzi byinshi uri bukore ubuzi byinshi bisabwa kugira ngo filimi igere mu ntuze. So noneho natangiye mvuga ngo hari uburyo kubera ko uruganda rwacu wenda rukirimo ruratera imbere hari byinshi biba mu ruganda rwacu rwa sinema abantu bagahita bagira ngo wenda dose twababwiye ibintu n'ubusenzi n'uburofa nta kintu kibirimo uri kubyumva ariko mu by'ukuri tukirengagiza ko ibyo ari ibintu biba no mu zindi nganda zose za sinema sibyo ari nayo mpamvu wenda nari nagarutse kuri ziriya nkuru za Batista ndetse na Scarlett uyu munsi hari abantu benshi dukunze kubona ukabona ngo abantu ngo bagiranye ibibazo ngo nama company yabo bari basanzwe bakorera n'iki sibyo noneho wenda ukaba umuntu akaba yavuga ngo ni ya mikorere y'abanyarwanda sibyo burayi iryo jambo nanaryanga iyo umuntu afashe ikosa umuntu umwe yakoze agahita arikira ku banyarwanda bose ntabwo ari kuturepresenta neza kuri icyo ngicyo wenda icyo nabwira abanyarwanda nuko buriya nta sosiyete ihuza 100%. Niyo mpamvu buri sosiyete igira amategeko n'amabwiriza kugira ngo abantu bagire umurongo bagenderaho. So abanyarwanda twunda kuvuga ngo amategeko abere yo kuyica. So kuyica rero nta kundi nuko hari umuntu muri iyo sosiyete utazashobora gushora amategeko. So ni ibintu biba ahantu hose ku isi yose. Ibyo bintu biba nkuko batangiye bivuga. So no mu yandi ma industry y'ahandi mu bindi bihugu byo hanze byateye imbere naho bica amategeko cyane nko kumva ngo company ikomeye nka Marvel cyangwa Disney yisha amasezerano ifite n'umukinnyi. Disney ni uruganda rurerure runini cyane twese tuzi kuva kera tukiri abana tuzi Disney. So uyu munsi wa none iri kutwigisha itweretse iki. Disney imaze kugrossinga filime imaze gukora imaze kugrossinga miliyari zirenga 300 miliyari imagine miliyari zirenga 300. So ni uruganda rushobora kuza hano mu Rwanda rukavuga ati tuguze sinema nyarwanda yose industry yose mu Rwanda. So urumva rero entertainment yose ni uruganda rukaze noneho uyu munsi warone rushwana n'umuntu umwe bagiranye ibibazo bijyanye n'iki n'amafaranga. So amafaranga burya akenshi none akaba n'ibibazo byari muri kontra ni ibintu bumvikanye. So uyu munsi baramuhindutse ari umukinnyi ejo bazahinduka nde director ejo bazahinduka n'uruganda. So no vuga ngo ibyo twise tubigarura wenda kuri iriya nkuru ya Dave Batista no kuvuga ngo birashoboka ko ariyo mpamvu abakinnyi benshi bagira bakavuga ngo twebwe birahagije reka tugende kuko nureba Dave Batista avuye muri filime yari gifite hit we aravuze ati genda seze nyuma y'iyi filime ya gatatu nyuma ya Guardians of the Galaxy ya gatatu jewe ndahagaritse kandi filime yari gifite 6 na director wayo na director wayo bamwita James Gunn nawe yavuze ati jewe nagombaga gukora nani trilogy babyita trilogy nkakora filime 3 za Guardians of the Galaxy ndazibahaye nimara gukora ya nyuma bizaba birangiye. So noneho umuntu akibaza ese ntibyaba ari ikibazo wa mugani cyo kwiprotectinga kugira ngo batazahura n'ibyo bibazo noneho umuntu akaba yarangiza nabi nureba nka Johansson Scarlett Johansson amaze gukina amafilime menshi cyane y'amavu filime ye ni uziko n'ibintu byateje akavuyo bavuga ati ariko kubera iki character ye batayikorera filime yayo ubwayo ya standalone yayo ubwayo sibyo. So ariko noneho aho bigeze
ama character amwe namwe yari yararangije no kuvamo muri Marvels aho bigeze nibwo batangiye gushwana aho ya filime ye bwite yaramaze kuyibona niho batangiye gushwana noneho aricyo cyari nicyo cyari igihe noneho cyo kumushyigikira ko ntabwo tuzi ahantu izi filime za Avengers zarangirira so muri izo filime zirakomeza ni ukuvuga ngo nicyo cyari igihe cyo kumushyigikira akubakira iryo zina rye noneho agacuruza n'izindi Avengers zizaza nyuma y'iki urumva muri Avengers ho yarapfuye niba mbyibuka neza ariko bari bafite gahunda yuko ini mpamvu bakoze iriya standalone yiwe n'ubundi ntago bayikoze kubera ko abafana bari bashakuje bayikoze mu buryo buvuga ngo karakteri nk'iriya ntago twapfa kuyihomba baravuga reka tuyishakire ubundi buryo yinjira ikomeze igakora abantu bakabikunda ariko tukamugumana ko muri Avengers amaze kuvamo abantu benshi Captain America yarashaje nane Vision yarapfuye na Black Panther umva wenda zagaruka ariko atari wa wundi nane Iron Man yarapfuye na Scarlet yarapfuye hari nabandi bapfuye muri Guardians of the Galaxy urumva so ni ukuvuga ngo ibyo bibazo byose ibyo bibazo biba ahantu hose ni ukuvuga rero ni uruganda rukora umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo niba twahita ni nka guverinoma so uyu munsi buri munsi biri gutekereza uburyo yafidinga inyungu zayo so mu buryo bwo gufidinga inyungu zayo rero hazahoramo ibibazo biba ahantu hose ntabwo twakwibureminga nk'abanyarwanda ngo nta kintu dukora kuko natwe turakora bihagije no reka tubigarure hano mu Rwanda wenda ntabwo ari abakinnyi benshi bamaze guhura n'izo cyangwa se gihe wabonzi ntabwo ari benshi bamaze guhura n'izo cases zo kuvuga ngo wenda bashwanye n'abantu cyangwa iki sibyo kubera ko haba hari ibyo ugomba gukora ukabikora wabirangiza ukagenda abandi bagasigara gukora ibyo bagomba gukora ariko noneho tugaruke wenda kuri iyo kuri side yo kuvuga ngo ibintu nibimara kuba byinshi abantu bazatangira wenda kubishwaniramo cyangwa se hazateza nyine rwasereri sibyo uyu munsi dufite kubera ko uruganda rwacu tumaze kubaka amaseri cyane kurenza feature film so ariko nanone bitewe n'ibi bihe turimo bya covid ugasanga nizo koko zigomba gukorwa sibyo kubera ko umuntu ari mu rugo akeneye kureba filime ndende izamara igihe kirekire ibintu bihoraho sibyo kandi ugasanga n'ubundi feature izatwara amafaranga menshi ariko ntuzabona uko uyagaruza yego ntabwo uzabona uko uyagaruza bitewe nuko amasara adafunguye bitewe nuko tutari kubona uburyo twayacuruza so noneho abantu bakibanda mu maseri aho noneho tukareba hari amaseri wenda uburyo amaseri ari gukorwa harari kuza akaba maremare cyane ugasanga seri igeze kuri sezo ya 15 10 na kangahe bitari bibi ariko noneho ndi gushaka ko tugaruka kuri ya side yo kuvuga ngo ese ntibishobora kuza kurangira wenda umukinnyi yavuze atari ko maze kugaragara muri iyi seri inshuro nyinshi cyane urumva abantu batazana kuko nk'ubu nk'aho mu Rwanda hariho niba nabyita defo niba nabyita iki umuntu akunze kumenyekana kuri karakteri yakini yego ndibuka nk'abahavu abantu bari bazi bahavu bari bake abantu bamufataga bamwitaga Diane n'ubu ngubu amenyekanye kubera ngira ngo nyuma y'ubukwe atangiye kujya akora utuntu twe ku giti cye n'umugabo we bikagaragara izina rye rikazamuka nuvuga ngo ibaze ko nka sezo ya kabiri impanga ikirangira abantu bari bakimwita ngo ni Diane wo mu mpanga noneho ntibamwite ngo Diane wo muri City Maid bakavuga ngo ni Diane wo mu mpanga kubyumva so noneho nkibaza ese ubwo butinde bw'abantu bari gukoramo amasezo ntibushobora kuzarangira noneho wa mugani habayemo conflict na ya sezo ukabura uko irangiza bitewe nuko amakarakteri yawe wenda amenshi yavuyemo bitewe nuko ari kuvuga atari ko ibintu ndabona birambiranye nshaka kujya gukora ibindi cyangwa se nshaka ko abantu bambona mu zindi genres zitandukanye nshaka ko abantu bambona mu zindi angles zitandukanye zitari kuvuga ngo ndi umuntu umwe imyaka ibaye 15 sibyo noneho bikaza kurangira amakarakteri agiye avamo bakabura nuko basoza wenda seri ubibona gute uko bigenda kose ibyo bintu n'ubundi bya affecting uruganda so no kuvuga ngo ntabwo ari uko bizaba byatangiye kuba deje so uyu munsi wa none biraba hari ahantu henshi tubizi byagiye biba aho umukinnyi avuga toke aho bigeze noneho byemaze kugira izina ryanjye iri zina ryanjye nshobora kurikoresha mu bindi bintu cyangwa iri zina ryanjye ndashaka ko muri impembera amafaranga arutaye mu mpembaga
bigateranya ugasanga bitoranya production n'abakinnyi kubera ko niwe muntu twubakiyeho story yacu tubimwubakiyeho story yacu y'igihe kirekire so muri icyo gihe tumukeneye tugomba kwemera obligation ziwe ibyo dusaba so uko byagenda kose ntabwo tuzuzuza inshingano zacu kubera ko hari igihe kizagera umuntu ni mugari twese turabizi abanyarwanda umuntu ni mugari hari igihe kizagera wa muntu agakenera ko dufata personalite ye aho ageze tukirengagiza aho twatangiriye so icyo gihe azabamo impaka tujuru ibyo bintu birahari cyane mu hano mu Rwanda ngira ngo umuti nta wundi natwe tugomba gukora gutyo Guardian of the Galaxy bakoze ibyo bintu Batista yari yabikoze mbere iyo ni contrat simwe mbere director yisinye mbere avuga ati ngenge gukora eshatu za mbere ubundi turangizanye kuko yirinda icyo kintu actually umuntu utekereza kure n'ubundi icyo kintu wakire avuga ati uyu munsi wa none niba ndi gukora iya mbere nzahembwa gutya ya kabiri nzahembwa gutya ya gatatu ese nibigera kuri gatanu nzaba nkishoboye guhembwa gutya nzaba nkihanganira guhembwa gutya ukireka dufate kontra ntoya kandi nta nubwo tumusezereye kwanza Batista nubwo hajemo impamvu nyinshi yatanze ariko ntabwo twemeye ko agiye ejo bundi ashobora kumukubita kontra nziza kavuga ati nihanganire abafana banjye nagarutse impamvu zindi zitanturutseho cyangwa z'umuryango zitumye ngaruka numushenyi ifite akabara so ibyo byose ni ibintu duteganya hakiri kare gusa wenda uvuze kuri icyo cya kontra tubashobora kumukubita kontra nziza akagaruka ndibuze urugero sinzi niba warabonye filime yitwa ni filime ya seri y'urwenya yitwa The Big Bang Theory sinzi niwizi hari abanyarwanda benshi bayize The Big Bang Theory yagize sezo 12 yakozwe kuko bo bakora buri sezo bayikora umwaka umwe uvuga ngo umwaka umwe ubwo nuva ni imyaka 12 bamaze bakora iyo ntuzi ariko noneho umwe mu bakinnyi bari principale ababwira ko ashaka gusezera yabibabwiye batarakora season ya 11 ababwira ko ashaka gusezera urumva bamwita Jim Parsons abakina yitwa Sheldon Cooper ababwira ko ashaka gusezera baramwinginga baramubwira ati nyamuneka reba ahantu igeze urumva tubabarire byibura twuzuze sezo 15 ukubyumva arabwira ati ikintu kimwe twakora nuko twarangiza season ya 11 urumva tukayikora season ya 11 ikarangira ubundi gihe nkasezera baringinga barangije banamuhemba in advance baramubwira bati twebwe turaguhemba in advance amafaranga ya sezo kuva ku 11 kujya ku 15 in advance uri kubyumva kugira ngo ubu yafite yafashe mu ntoki arabwira ati wapi arabwira noneho amafaranga baranayongera uri kubyumva bamuhaye miliyoni 50 bahise bamuha miliyoni 50 kuri buri sezo baramubwira ati byero tuzaguha miliyoni 50 uri kubyumva kugira ngo dukore dukomezanye ariko bitewe nyine na vision yari afite yivuga ngo iyi seri ahantu igeze hararyoshye ariko nituyikomeza hari amahirwe yuko tushobora kuzayangiza uri kubyumva abantu kuko niyo seri kugera uyu munsi yagurishijwe cyane mu ma sitcom ku ma televiziyo niyo seri kugera uyu munsi yagurishijwe cyane so noneho nidukomeza tukagera mu masezo ari imbere muri 15 18 ntabwo ahantu amakarakteri yacu ageze ntabwo turi kubona umwanya wo gukuriramo twarangije gukura mu makarakteri yacu amakarakteri yacu ageze kuri level hejuru twagagombye kuba turi gusezerera hano biryoshye abantu bakabikumbura yarababwiye ati amafaranga yanyu muyagumane ati cyo kora kubera urukundo nkundi iyi projet niba mutarateganyije kuyisezera kuyirangiza kuri sezo ya 11 ndemera nkone na sezo ya 12 ariko making sure ko sezo ya 12 ari sezo yo gusezera ari finale uri kubyumva nuko babigenje bakora sezo ya 12 yararangira abakinnyi bajya muri gahunda zabo nibyo bintu twakwiye kujya dutekereza mbere yuko dutangira ko urumva iryo ni isomo bize icyo gihe niba bizasubira ejo bundi nanjye byabaye ku mushuti wanjye gutya hari seri ajya yandika yaranditse ageze igihe arababwira ati iyi seri iri kuntwara igihe igatuma ntakora ibintu byanjye nawe bamwishyura avance batanabimubwiye so twebwe abanyafurika cyangwa abanyarwanda dukunda koroherana aravuga ati okay ubwo banyishyuye reka n'ubundi nkomeze ndangize ni so urumva ni ibintu biba bigomba kubaho ntago biba kuri bariya gusa ni experience kuri bariya ko ni experience natwe kuri twebwe so ni ibintu twagakwiye kujya twirinda mu myandikire y'abanyarwanda bavuga ati niba tugiye kwandika seri
tumenye uburyo tugiye kumanaginga character zacu niba ngiye kwandika kuri Paru azasoreza he kugira ngo umenye uburyo mvugana na Paru niba ngiye kwandika kuri Joshua azasoreza kugira ngo tumenye uburyo tuganira ibyo birinda amakimbirane azavuka nyuma ariko noneho twibanze ku bakinnyi cyane turi kuvuga uburyo umukinnyi ashobora wenda kuba yavuga ati cyangwa se turi kuvuga ati gukora filime ndende wenda bishobora kwica ibintu cyangwa se bikica story cyangwa se abakinnyi bakatangira kugenda bavamo cyangwa bakivumbura kuri aho noneho twirengagije production company kuko uko byagenda kose ibi byose dukora tubikorera amafaranga nubwo tuba dushaka gutanga ubutumwa nubwo tuba dushaka gucreate ikintu kiri classique sibyo cyangwa se kizaba classique mu gihe runaka ariko ayo mafaranga niyo atuma dukomeza no gukora n'ibindi noneho no kuvuga ngo niba production company ikiri kubona amafaranga yo tuyigayeho iki niba ikiri kubona amafaranga bakayibwira ati dukorere sezo 50 uri kuyumva biragenda bite aho ngaho nka production company yakwitwara ite none icyo gihe production company nubundi bizapfira mu bakinnyi still urabona production company ibona amafaranga itari kumvikana n'umukinnyi nubundi ntibazashoboka niyo handi usanga nubundi story zapfa nipfa production itanga amafaranga nayo executive producer ahagarika amafaranga ye nahagarika amafaranga producer izapfa ubusa ibyo twakoze mbere byose bizaba bipfuye so ni ukuvuga ngo still niba dukeneye amafaranga dukreye amakarakta mashya dukreye story dufite story nyinshi abanyarwanda nyinshi cyane ngira ngo muri iki gihe ni nabwo filime z'abanyarwanda zakunzwe cyane so ni ukuvuga ngo n'abantu bafite amafaranga batangiye kuba interese nibyo dukora twatangiye gukina urabyibuka twatangiye gukora twishakamo amafaranga avuga ati Paru ngiye mfite 5 mfite kamera tugakora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bikagenda bifailinga kubera ko nta production iri inyuma y'ibyo bintu ariko uyu munsi wa none niba izi filime zose tureba ku televiziyo mu Rwanda zikomeza gukorwa nuko hari amafaranga ari kwinjira nuko hari amafaranga televiziyo ziba zasohoye so dutangiye gukonvenka abantu bashora amafaranga niyo mpamvu rero nicyo gihe cyo kuvuga ngo natwe reka dukanguke ese dukora iki twige strategy wenda icyo kintu turi buze kukigarukaho dusoza ibyo twakora ibyo uruganda rwa sinema rwakora kugira ngo rwigarurira abashoramari tugire gute ariko mbere yuko dukomeza reka babanze baducishizemo trailer ya filime yitwa Evil Night ni trailer ni filime nshyashya y'abanyarwanda ni filime ni actually iri muri genre nshyashya iri muri genre abantu b'abanyarwanda benshi batamenyerewe zitari gukorerwa mu Rwanda ni genre ya horror so reka banze baturebere batwereka agatrailer kayo turagaruka mu kanya wenda dukomeza na topic zacu n'umutumirwa wacu mwamwumvisha ubwenge turagaruka mu kanya iyi ni inkuru yabayeho ikaze mu makuru yacu nitwa Leandre Nyumugabo mu yandi makuru mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ni mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo ahazwi mu Biryogo mu rugo rw'umuturage habonetse umurambo w'umusore uzwi ku izina rya Kristo
Yes, iyo ni filime yitwa The Evil Night cyangwa se Evil Night, ndumva nta the iriho, ni Evil Night. Ni filime Joshua, ni filime iba iri kuvuga ku mbese nkuko twabivuze ni filime ya horror. Filime n'ubwoko bushyashya tw'abanyarwanda tutamenyereye cyane, buri gukorwa n'abanyarwanda. Urumva tumenyereye muri Amerika n'ahandi, ariko ntabwo tumenyereye buri gukorwa n'abanyarwanda. So ni filime ibirimo n'umukobwa ufite pouvoir ziri satanique, niba twamwita daimoni. Noneho aba yaratumwe kwangiza urukundo rw'inshuti ye magara. So nuvuga ngo ibintu by'urukundo ntabwo bari kubyumva. So aba yaratumye kwangiza urukundo rw'inshuti ye magara, ndetse bikaza kurangira umusheri cyangwa se umusore ukundana n'inshuti ye magara amugize nk'umusazi. So ariko akaba ari filime irimo n'amasengesho n'iki, kubera ko uwo mukobwa ukundana n'iryo daimoni nyine w'inshuti ye magara abasenga asenga cyane, ku buryo nkeka ko hari naho avuga ati hari imyuka mibi ndi kubona hafi aha ngaha, ariko ataramenya wenda uko bimeze. Ntabwo nzi ngo iyi filime wenda ntabwo twabwira abantu bose ngo iyi filime izarangira gute. Dushobora kuzahamagara wenda abayikoraho bakaza nabo bakadusobanurira byinshi, ariko reka mpite nkubaza Joshua, genre nshyashya, ese mu Rwanda dukeneye genre nshyashya? Kuko dusanzwe tumenyereye ko nk'iyi filime ubonye ko ari nziza. Mu Rwanda dusanzwe tumenyereye drama, romance, comedy, ibintu nk'ibi. Noneho hajemo n'ama-action, hazamo noneho ubu turimo turabona n'amahoreri. Noneho ndi kwibaza, ese dukeneye genre nshyashya? Niba tuzikeneye, ese dufite ubushobozi bwo kuzikora? Wenda kuri njyewe na experience nkeya mfite, ndumva turazikeneye. Kubera ko niba iyi The Evil Night uko nayibonye trailer yayo, ni story n'ubundi zacu mu Rwanda. Nubwo tutabimenyereye, bisanzwe bikorerwa ahandi hanze, ariko ni story zacu zo mu Rwanda. Mu Rwanda turabanyamasengesho, mu Rwanda tugira amastori yo kugikuzimu, mu Rwanda tugira amastori nyine y'umwijima n'ay'umucyo bivangavanze. Urumva n'ibyo by'urukundo n'iki by'urukundo, ni story tutibye ahandi twazanye iwacu. So kijyanye na production, nk'uko nabivuze mbere, abantu batangiye kwiyumva ko dushoboye. So niba dushoboye rero, nabo bazaduha amafaranga, kuko igihe kirageze ko abanyarwanda dukora noneho ibintu byacu. Ari naho nanone ngaruka ngaye abantu bavuga ngo abanyarwanda dukora amateatre cyangwa abanyarwanda dukora, reka mbyite filime ziciriritse. Nizo story zacu, nibwo bushobozi bwacu. N'ahandi nimugenda aho mushaka kugereranya n'abanyarwanda, muzasanga aho batangiriye abenshi bari munsi yaho twe turi gutangira. Kwanza twe twatangiranye umuvuduko, twatangiye dushoboye. So nitujya kureba abandi aho bageze, tukareba aho batangiye, tuzasanga nabo baratangiriye he hasi, ariko bakomeza gukungumana umwimerere wabo. So umwimerere w'abanyarwanda n'uyu, ni ibi turi gukora uyu munsi. N'urwenya, ni romance, ni drama zirirwa mu bantu. Hajemo filime d'horreur, noneho za horreur, noneho ziri muri story zacu dusanzwe tumenyereye. Njye iyi story ntabwo intunguye ko ni story ishobora kuba yaranabayeho, ushobora kubuzi hari igihe kigeze kwaduka gutya abantu b'ibinono mu bakla, sinzi niba byose. So ni story zacu dusanzwe dufite hano. So ni tuzikira story z'ibinono. Ibyo bintu byabayeho hano mu Rwanda, twese izo story turazizi. Nari muto type ngafite ibinono we. Exactly. Ibyo ni ibintu byacu twebwe abanyarwanda. Ahubwo twebwe tubisapoting, nicyo gikenewe, ni support. Abanyarwanda badusapoting mu byo turi gukora. Nibabona ibintu dukoze, ntibabibone ko biciriritse, ko nibabona biciriritse baraba babigereranyije n'ibindi, ntibatugereranye n'abandi, badufate nk'abanyarwanda. Tuvuga ese ibintu dukora nk'abanyarwanda turabishoboye nk'abanyarwanda, ese ni byacu. Noneho reka mpite iyo topic mpite nanayigenderanya n'ikindi kibazo nashaka kukubaza mbere ko dusoza. Yego turashoboye, ariko nakeka ko navuga ko ubufaze turimo uyu munsi n'abanyarwanda, faze irimo uyu munsi ni faze koko yo kwerekana ko dushoboye. Nkeka ko ari nayo faze ya mbere, nubwo wenda tuyimazemo imyaka myinshi, ariko ni faze ya mbere. Kandi uyu munsi abantu benshi bamaze kubibona ko dushoboye.
n'abantu benshi barimo baraza muri sinema, abashoramari batangiye kuza, ariko ntabwo twari twabona ishoramari dukeneye cyangwa se riri buze kudufasha. Urumva turi buze kubona umuntu uri bushoremo miliyoni 10 akadusaba kumukorera episode 25 muri kubyumva 25 cyangwa se niyo zaba 20 hari n'abasaba 50 ariko uri buze gusanga miliyoni 10 ni amafaranga make, ni amafaranga make kuwa yashoye ni menshi, ariko bitewe n'ibyo agiye gukora ni make, yego ni make. So noneho nkibaza, yego turi kubishima ko abantu barimo barazamo, byibura urabona abacineaste baritunze, barimo baragenda ubona iterambere urimo uraribona ryabo, ubu na YouTube yajeho birimo biroroha, sibyo? Ariko noneho nkibaza niki mu ntambwe zose tumaze gutera, ni ihe ntambwe isigaye, cyangwa se niki wowe nka Joshua ubona twakora uyu munsi, niki gisigaye kugira ngo noneho twattractinge abashoramari benshi banashoramo imari nyinshi, byibura tukavuga ngo iyi filime yakoreshejwe miliyoni 300 z'amanyarwanda, byibura tukavuga ngo reka tugukorere filime nzima isa neza, yaba seri yaba feature, wajya no kucuruza n'ahandi hose. Ukavuga uti ngiye gushora giye miliyoni zanjye 300 500, sibyo? Dukore casting igihugu cyose tukijagajage dushaka abakinnyi, tubabone banyabo kabisa babashije, dukusanye dushyira abantu 5 hariya bangahe, bandike story iryoshye, niyo baba babiri niyo baba umwe nabyo birashoboka, ariko tuvuge ngo dufite abantu bari ku bintu babashije, dufate company niyo zaba 3 niyo zaba zingahe, tuvuge ngo dufite company z'abantu babashije nabuze ubwayo zibashije, tuzihuze dukore production ya danje izagenda ikazenguruka isi kandi n'abanyarwanda bakayireba. Niki ubona dusigaye, nihe ntambwe ubona twatera? Actually aho tugeze si habi, kandi turimo turerekeza aheza nkuko turi kubivuga ko uyu munsi hano dufite amafilme y'abanyarwanda yagiye atwara amafaranga menshi kandi tuzi, kandi yakozwe n'abanyarwanda. So ikintu kimwe wenda mbona tugifitemo intege nkeya ni ubufatanye n'icyizere. Ngira ngo kugira ngo tugirirwe icyizere nuko dufatanye, twebwe abari mu ruganda dushyire hamwe kandi dushyigikirane. Niba Paru yakoze filime, njyewe nk'umucineaste mugenzi we musapotingi, vuge nti ni mugenzi wanjye, iki nari gukora kizanyungura ejo, kuko nicyo kintu cyonyine dusigaje kuvuga ati ibintu Paru ari gukora nanjye nzabyungukiramo, nubwo nta nyungu mbifitemo uyu munsi ariko nzabyungukiramo. Nintanabyungukiramo, uruganda turi kurikorera barumuna bacu, turi kurikorera igihugu cyacu, nubwo yaba nta nyungu iri direct ufitemo ariko irahari, kuvuga ngo nibikundwa ibyo bintu bikaba byatwattracting undi muntu, biranashoboka ko uwo muntu yaba ari weho hazaza. Exactly. Niba nakenera timu nini uyu munsi, niba Paru akoze ikintu gitoya nukubera low budget ntoya ufite, so icyo kintu ugikora kigakundwa, igihe hazakenerwa gukora ibya timu nini nzabigiramo inyungu, kubera iki? Kubera ko nashyigikiye Paru mu kintu gitoya akora. Uyu munsi wa none ukabona bashije nawe. Exactly. Uyu munsi wa none abanyarwanda ikibazo dufite wenda iki kiri muri sinema mu basineaste, sinzi niba no mu yandi ma departement kirimo, ariko muri sinema ikintu kirimo cyo kumva ko ikintu Paru yakoze ntabwo kiri ntabwo ari cyiza. Ngiye nkoze nakora icyiza kurusha icya Paru, kubera icyo ushaka gukora icyiza kurusha icya Paru, nonaha utarashyigikira Paru ngo azakora iki, ko Paru ni ibitekerezo bye, Paru ari gukora ibye. Uyu munsi ntiyabikoze neza kubera ko wenda ntituzi impamvu ze, ubushobozi wenda experience n'iki. So wowe ufite experience kuki utakwegera Paru kino kintu ugikoze gutya ni sawa, aho kugira ngo nicare yaramvuge ati kiriya kintu Paru yakoze si cyiza, ahubwo nakwegereye Paru ambwira ati Paru kino kintu gikoze gutya byaba ari sawa. Nicyo kintu dukeneye. So abantu turi mu ruganda dushyire hamwe, twegerane, tujye inama. Ninjya no gukora projet yanjye, menye ngo ndizera ko ninganira na Paru kuri projet yanjye izaba nziza, aho kugira ngo ninye kuganira na Paru kubera ko mfite ubwoba ko ninganira na Paru arangambanira, ninganira na Paru aranca inyuma. Nibyo bibazo tugifite. So dukeneye kwanza icyizere.
reka kizava mu gushyira hamwe. reka mpite wenda nkubaza ku kindi kibazo wenda ubwo turi ku musozo turimo turagana ku musozo nuko ikiganiro kiba cyaryoshye nizere ko naho wicaye mu rugo wenda urimo urumva ibintu turi kuvuga ko ari ingenzi cyangwa se urimo urumva ko ibyo tuvuga niba ubyemeranya nawe niba utanabyemeranya natwe ushobora kuduha igitekerezo ushobora kujya kuri @radio TV10 Rwanda yaba kuri Twitter yaba kuri Instagram ukagira igitekerezo cyawe utanga ukagira inyunganizi utanga ushobora kunshaka nanjye kuri @rukundo paru nanjye ukagira icyo wambwira cyangwa se icyo ushobora kuvuga uti uriya muntu mwatumiye kabisa yarabashije cyangwa se ukaduha n'inyunganizi mbere yuko wenda tusoza reka nkubaze ikintu kimwe waruvuze uti dukeneye gushyigikirana dukeneye ibintu byinshi waruvuze ariko noneho nkabona ibyo ni ibintu byahozeho kuva sinema yatangira ni ibintu byahozeho umwiryane kuba nyakamwe umuntu akumva ko nshaka gukora no kwanga gusharinga credit buriya hari ukuntu ugiye Paul nshobora kuvuga ngo ntago ndi buzane Morgan muri filime yanjye kubera ko wenda Morgan andusha abafana ni Morgan nagera muri filime yanjye ari nanjye wa directinze bazahita bavuga ngo hanga impamvu ngo yaryoshye ngo nuko Morgan ngo yarahari niyo Morgan twavuga gusa ngo yafashe itara niyo Morgan twakwandika ko yafashe itara ariko bizaba impamvu yo gupinga bizahita bavuga bati buriya impamvu yaryoshye nuko Morgan yararimo so jewe nkaba nakwanga kugushyira muri filime yanjye cyangwa kugukoresha mu buryo runaka kugira ngo tudasangira credit ariko mu by'ukuri tushobora kwanga gusangira credit nzima ahubwo giye nkikubira credit zipfuye none uri kubyumva so noneho uyu munsi dufite generation nshyashya turi kubona abakinnyi bashyashya turi kubona aba directors bashyashya turi kubona aba filmmakers bashyashya kandi ubona bafite intumbero bafite ibitekerezo ubona koko ari nayo moteri izatugeza nyine aho turi gushaka kugeza nyine noneho iyo uri kureba wowe muri uruganda ubona umusanzu w'abantu bashyashya cyangwa niki kirimo hagati y'abasanzwe muri sinema n'abashyashya kubera ko nako kantu kazamo abashyashya bavuga ngo abasanzwe muri sinema ngo ko bimazemo igihe ngo bakoze iki nanone abasanzwe muri sinema bakavuga ati ariko se aba bana bejo bundi baraza bazakora icyo uri kubyumva kandi ntugasanga iryo pingana n'ubundi rirahari ariko n'ubundi ugasanga buri classe cyangwa se buri cyiciro gifite umusanzu kiri gutanga kuri sinema noneho wowe umusanzu ubona w'abantu bashyashya muri sinema yaba abakinnyi yaba production yaba n'aba directors umusanzu uri kubona wabona uwo umusanzu w'abantu bashyashya uranagaragara byo ntitwabinabitinya kubivuga kubera ko biri kugaragara ko n'amafilime menshi ari gukorwa ari kugaragaramo abantu bashya cyane so umusanzu w'abantu bashyashya ni uko umuntu mushya nta confidence aba afite uramubwira ati ndashaka kunkorera iki akagikora ataburanye akagikora atatekereje ari nacyo nagiramo inama abakinnyi basanzwe bubaha amategeko ya director kubera ko we arashaka kwevoliwa noneho ikibazo gihari nanone wenda nsubire n'inyuma mu bintu biri kutudindizaho na gatoya nuko abakinnyi bafite izina runaka nabo batorohera aba directors ntiborohera production kubera ko uramubwira ati abo ni abasanzwe akira script yego agasoma script ati okay ati mucane kamera mu meseti dukora ndetse wasomye script ati oya ati ibyo gukora ndabizi mfite igitekerezo reka nkore ibyo ntaho byatugeza bro kubera ko niba nanditse story nanditse mfite ahantu ndi kuyerekeza kuvuga ati okay Paru reka fata izina ritabaho gafate wenda tuvuge Francis ugomba gukinira Francis izina ritabaho uti Francis ritari iryawe nanze gukoresha izina ryawe bwite reka dukoreshe izina riri ritari iryawe ritari muri studio utaza kurya credit nawe so dukoreshe Frank avuga ati njye niba ndi kwandika nka developer Frank hari uburyo namudevelopye so ni nkuzana nka Paru ukambwira uti jewe nasomye script ifite izina ryawe ngereka nkine nka Paru jewe uzi imyaka maze nkina jewe nyina ariko ndi gukubwira muri ntabwo uzampa Frank nkeneye ntabwo namugo uzampa Paru wo muri cyangwa uziranye na Frank cyangwa Paru wo muri Paru inshuti ze nibyo uzatena n'ubundi muri story yanjye ariko icyo kintu twagiye kugihindura buriya tukaba professionnel izina ryawe
ni iryawe so mpereza Frank mu izina ryawe waje nka Paru kuri set ya Frank kora Frank Paru uba mwirengagijeho gatoya icyo gihe ni nabyo nkunze kuvuga ntabwo ibyo tubivuga kubera ko tuba twubahutse abakoze izina ryabo cyangwa se abafite aho bagejeje izina ryabo turanabubaha rwose n'amazina yabo bakoze ebana kabisa turabibubaha kabisa ntihagere nunyumva nabi ariko amazina yabo bayakoze mu yandi maproje yego noneho twe tugushaka muri proje nshyashya utarakoramo izina yego so turagushaka uri mushya yego so icyo dushaka kuri rya zina ni experience wakoresheje kugira ngo ukore rya zina ntabwo dushaka rya zina wakoze dushaka experience ubumenyi wakoresheje kugira ngo ukore rya zina ubuzane hano ubundi unsomere script yanjye neza umpereze umukarakta nkeneye nkeka ko ni nabwo uba umukinnyi mwiza buriya niba navuga ngo turimo abakinnyi babi nicyo nacyo kiragaruka muko usanga Paru wo muri Parusho niyo Paru wo mu mateka niyo Paru wo mu Karwa niyo Paru wo mu Kazungu niyo Paru ugasanga noneho Paru yabaye Paru mu bantu ntago bitaye kumenya niki yakinnye no kuvuga ngo kubera ko Paru aza gasoma ibintu yikuriye mu mutwe ntago aza nka Paru none ugasanga filime zose ari gukina aracyari wa Paru tuzi ariyo mpamvu bakomeza batubwira ngo filime zacu ngo ni zimwe filime zacu ni zimwe kubera iki icyo kibazo nyine cyuko uwakinnye muri iyi filime ari buze yongera akinye muri iyi filime nkuko yakinye mu ya mbere gutyo zigende zikurikirana ubwo nta nubwo ari ubuprofessionnel mushuti zanjye abadusangiye muri sinema ubwo ntabwo ari ubuprofessionnel niba bagwaye script genda urara amajoro twararaga amajoro turi gutegura ama exams twize imibare mu wa mbere tukiga imibare mu wa kabiri tukiga imibare mu wa gatatu ntabwo wazaga ngo uvuga ati imibare nize mu wa mbere nzakora mu kizami mu wa gatandatu oya so niba bagwaye script genda urara amajoro wige script yawe kora character ubaka character kwanza ubundi umukinnyi mwiza akina aho ari hose iwawe mu cyumba uri mbere yo kuryama uvuga ati muri iyi story harimo kuryama ese Frank azaryama ubiryame ubikine mu rugo so nugera kuri set uzaza witeguye ntabwo uzaza nka Paru uzaza wasize Paru mu rugo ari umukinnyi nkunda cyane wenda twihute umukinnyi nkunda cyane umukinnyi bita Al Pacino ni umukinnyi mwiza cyane ku isi yose baramuzi ahantu hose bigisha abakinnyi bababwira iryo zina ko ni izina rikomeye ni umukinnyi vraiment winjira muri character kugeza story itangiye kugeza irangiye mu buzima busanzwe uvuze Al Pacino numva nshaka kuzagutumira wenda ikindi gihe tukaganira kuri methodes acting ko Al Pacino ari mu bakinnyi cyane bakoresheje metode iyo bita method acting byumva so nuvuga ngo ni ya metode umuntu anikingirana nk'ahantu nk'amezi 4 akagenda niba wenda nani Frank bavugaga niba ari Frank unywa niba ari Frank umujura niba ari aragenda kabibamo hari filime yigeze gukina ari atwara taxi yaragiye afata amezi 4 akora taxi muri Los Angeles atwara nijoro noneho ari kwiga kugira ngo yinjire muri character zaki mu taximan uburyo bumeze niki ku buryo umuntu yajyaga kwinjira mu modoka akabona atwawe na Al Pacino nijoro urumva avati uyu ntabwo yaba ari wowe n'uwo musa ariko ntabwo yaba ari wowe so Desmond I mean Joshua reka urakoze cyane amazina ni menshi reka ngushimire cyane tugiranye ikiganiro cyiza ni byiza ko umuntu aba ari kumwe n'abantu bumva ibintu bumva sinema bagafasha n'abandi bantu n'abahunze kugira ibibazo byinshi abantu wenda bambwe bati turakunda cyane ikiganiro ukora turagukunda cyane niki kubera ko nta bindi biganiro bya sinema wenda ushobora kubona hano mu Rwanda byinshi so no kuvuga ngo iyo rero turi kuvuga sinema ntabwo twajya tuvuga wenda kuri sinema y'amanyamahanga gusa ngo tuze dukora ibyegeranyo gusa ngo bya filime zo hanze niki kandi turimo turashaka kubaka uruganda rwacu rwo mu Rwanda so no kuvuga ngo umusanzu wacu wa mbere ni ukubaka uruganda rwo mu Rwanda kandi rukubakwa n'abantu barurimo nyine bitari kuvuga ngo no wavuye hanze kandi abanyarwanda ntabwo dutegereje umuntu uzaza kutwubakira yego
Ebana reka ngushimire rero Joshua, nshimire cyane wowe wakurikiranye iki kiganiro amakuru ya sinema kuri TV10 ndetse nshimira cyane mwese mwakurikiranye Tonight. Amakuru ya sinema rero nakagaruka gusa mbere yuko mbasezera twari buze wenda kuganiraho kuri Fast and Furious gatoya ariko tuzabikora ubutaha kubera ko amasaha ntaga dukundiye, ariko mbere yuko mbasezera reka mbasigiremo trailer ya Fast and Furious. Ubushize nari nayivuzeho mu magambo make mbabwira abatari bayibona uburyo ishobora kuzaba imeze, nubwo nangaga kuvuga byinshi wenda kugira ngo abatari bayibona ntabicira amatsiko. Gusa muri iki cyumweru turangije filime ya Fast and Furious ya 9 yageze kuri streaming platform, nuvuga ngo umuntu wese ashobora kuyishaka akayibona. Yageze kuri streaming platform, abantu benshi bamaze no kuba bayibona uyu munsi. Niyo mpamvu nashaka ko tuza kwiganiro tuvuga kuri future yayo cyangwa se niki kindi tubikiye, dore ko hasigaye filime ebyiri gusa, ariko kubera umwanya ntago bidukundiye. Icyo ni ikiganiro tuzagira na wenda mu cyumweru gitaha. Reka jewe mbasezere baserejamo trailer ya Fast and Furious cinema cyangwa se makuru ya sinema. Naho butaha mukomeze mukunde sinema, mukomeze mukurikire sinema, mukomeze mudushyigikire namwe abashoramari. Sinema ni uruganda ushobora kungukamo mu gihe waba warushoyemo kandi ukabishoramo neza. Harimo abahanga, harimo abantu benshi babashije. Mudushoremo imari, mushore imari muri sinema, ntago rwose muzabyicuza. Nkuko umuziki aho ugeze siho watangiriye, football aho igeze siho yatangiriye, n'ibindi byose inganda zose dufite hano mu Rwanda ntago ariho zatangiriye. Iki gihugu cyahereye kuri zero kirazamuka, twahereye kuri zero nyuma ya jenoside turazamuka. Uyu munsi ahantu igihugu kigeze nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni ahantu hashimishije cyane. Bivuga ngo rero n'uruganda rwa sinema ububasha turabufite, ubushobozi burahari, ubushake burahari, ikibura ni amafaranga gusa. Ubushobozi navugaga n'ubwo mu mutwe no mu bikorwa, no kwandika no gukina. Ikibura ni amafaranga gusa. Ubwo rero niba uyafite ntugira ahandi hantu yashora, nyamuneka yazane muri sinema tukwereke uko bikorwa. Reka mbashimire rero mwese mwadukurikiye babwira ngo sinema naho utaha. Ciao ciao. Get in. Who is he? He's my brother. What? Damn, they got a magnet plane? Hold on. No. There's no bridge! Well, that was new. Y'all ever thought about the wild missions we've been on? We've taken out planes, trains, tanks. I'm not going to even think about the submarines. And now we're up against dumps, brother. That's another level. So you get what you're after. A weapon so dangerous it shouldn't exist for another half century. What would you do with it? Launch some global attack? Plans are in motion. This should be interesting. My brother's about to hurt a lot of people. It's on me to stop him. Whatever's on you, it's on us. He's got his own private army. We need help. No way. So how do y'all want to play this? Fast. We're going on. We're going on. Get the back. We've never faced anything like this. We'll need cars, fast cars. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No, that's not impressive. My ass is in fuego!
Crank it all the way up. We the soldiers. Man, we messing with magnets now? If you broke, don't wake up. Whoa. Get back in front. Yeah, every day we gave up. Even when we die, we raise up. Yeah! It's good to be back. We got no white flag and no tree. We supposed to stop that? Hold on! We going wild. We on the move. People in line. We are the truth. I spent my entire life in your shadow. And now, you spend the rest of yours living in mine. We going wild. Really? Duct tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! No, Trump!